Hello guys, rero muri iyi video tugiye kureba ni gute ni ibiki bisabwa kugira ngo ufungure TikTok international account, TikTok ihemba mu Rwanda. Ubundi ni ibiki bisabwa? Murabona rero atazagira umuntu ukubeshya ngo TikTok mu Rwanda ngo yugejeje ngo abantu igihumbi ngo urahembwa. Reka nkwereke urugero nko kuri iyi ngiyi, nubwo ndi kubona urabona ko abantu igihumbi barenze. Reka nze nkwereke n'indi TikTok Lite. Iyi nayo urabona ko abantu, iyi ngiyi ifite abantu ibihumbi 10, ariko nta kintu na kimwe wabona, nta giceri ntaki. Rero guys, ngiye kubabwira ni ibiki bisabwa kugira ngo ufungure international account TikTok ihemba mu Rwanda. Banza kandi subscribe nimba aribwo bwa mbere ugeze ahangaha, ukore kuri iyo nzogera uyifungure kugira ngo video yose nzajya nkuru izajya ihita ikugeraho nta bindi bintu by'amananiza. Ukande like, share and comment, maze ubundi wandike comment ni igiki butatu wazakubwira. Aho njye wumva nitwa Rino Radio. So guys, rero reka dutangire ubundi turebe international account isaba iki. Rero atazagira umuntu ukubeshya, kuko niba ari aba followers basabwa, urabona iyi ngiyi negeje ibihumbi 10, like muri kubona ni ibihumbi 25, ariko nta kintu na kimwe ndafata. So guys, rero ikintu rero nabonye bisaba, icya mbere ugomba kuba ufite TIN number cyangwa se namba ya telefone, sim card itari yo mu Rwanda, kuko mu Rwanda ntabwo TikTok yemerewe guhemba. Ugomba kuba ufite yo muri Amerika se n'ibihugu bike byo muri Afurika nka Nigeria na South Africa. Ugomba kuba ufite iyo namba yayo, cyangwa se icyo mwita sim card yo muri Amerika cyangwa se Nigeria cyangwa South Africa. Uko rero nk'uko mubibona, wenda mutaza kugira wenda ngo nuko iyi ngiyi ari TikTok Lite, mfite na TikTok isanzwe. muri kubona abantu igihumbi baruzuye. Ubwo rero guys, ugomba kuba ufite iyo namba. Ikindi cya kabiri, wenda niba ufite n'inshuti yawe muri Amerika, si ufite kumubwira akayigufungurira. Ari umuntu neza uzi ko wizeye, kuko nyine ari umuntu nanone utizeye afite kuyigufungurira, ariko kubera yuko umubare w'ibanga wayo aba wuzi, ugasanga urimo urakorera ubusa, ukarya ukora amafaranga, yamara kubona amajije kuba menshi akaba yanayabikuza, kuko bagusaba location y'ahantu uherereye. Kuko ubwo se uri mu Rwanda wavuga yuko uherereye he? Ubwo murumva rero ntago ari ugupfa gufata enoze, ntago ari ugupfa gufata ugafungura TikTok ihemba hano mu Rwanda. Niyo mpamvu ndi kukwereka ni ibiki bisabwa kugira ngo ufungure TikTok hano mu Rwanda. Guys, ntago ari ukubabeshya, aha mu Rwanda ntabwo TikTok ihemba. Icyo ukoze ikintu ushobora kuyikuramo amafaranga, nko kwamamaza. Umuntu afite kuguha akazi ukajya umwamamariza kuri TikTok, kuko muri kubibona ahangaha bifite
2,204 nta giceri kambereke muri balance. Muri balance urimo murahabona muri balance nibagiye yuko nta internet dufite, ariko nyine ibyo bintu byo mubimenye, ugomba kuba ufite ibyo bintu uko nabikubwiraga. Ugomba kuba ufite location y'ahantu uraba uherereye ndetse na namba y'igihugu kimwe mu bihugu bihemba kuri TikTok harimo n'Ubushinwa. Murimo murabyumva, ariko hano mu Rwanda ubundi TikTok ntabwo ihemba rwose, ariko izi ngizi nk'uko muri kuzibona izi habiye izi ngizi icyo zidufasha ni ukumenyekanisha ibikorwa byacu. Niba ufite nka YouTube ufite kujya ushyiraho amavideo nk'aba bantu wenda banjye, nk'aba bantu banjye murimo murabona 10,000. Mfite gushyiraho akavideo wenda kakarebwa n'7,000 by'abantu, ariko mbabwira uburyo ki ibintu nkora kuri YouTube bakaba bagira ubushake bwo kujya kureba kuri YouTube koko nyine ibyo bintu nkora ni ibiki. Nta kindi izi ngizi zidufasha. So guys, rero reka njye munuze, reka nayo njye muri setting zayo turebe. None iyo hibera n'agatangaza na balance natunga, murimo murabibona ni ahantu hari balance na hamwe, nta balance ntaki. Nko murabibona nta balance ifite habe n'imwe. So guys, rero mu gihe ufite ibyo bintu byuzuye, ibyo bintu bifite ubyujuje location ndetse na namba, TikTok yawe rwose abo mubona mu Rwanda bahembwa kuri TikTok ni gutyo baba barabikoze. Baba bafite inshuti zabo muri Amerika zikabafungurira TikTok, maze ubundi bakata bazohereza kuri email yabo. So guys, rero njye ndumva ibyo nakubwira ari ibyo. Niba ntayifite uze kumbwira ati wenda mfite tin number yo muri Amerika, ubyandika muri comment, nzakora akavideo twerekana uburyo ki wafungura iyo TikTok. Kora subscribe rero muri bwo bwa mbere ugeze hano.